ni igitaramo cyateguwe na Mashariki African Festival, dore ko hitabiriyemo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda. Nk'uko mubazi mu bakinnyi ba filime hitabiriyemo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, dore ko harimo ibihembo byinshi, dore ko bagiye babaha amakode yabo kugira ngo ubashije kugira amajwi menshi abashe kuba yakegukana imodoka yari yagenwe, dore ko harimo ibi byamamare nka Papa Sava Bamenya ndetse na Chita Magic umumenyereye. Buri kantu muramubona, uwo bita Mishu wakina muri Bamenya, bakina muri Bamenya series, ba Regis, ba Kanimba, dore ko hari ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, na Nyambo ukina muri Kiramani, dore ko na Kiramani yari yahibereye, yavuze ati ngomba kuhagera ibyo bihembo nkabasha kuba nabyegukana, dore ko benshi bagiye batangira kuvuga ati se ninde ushobora kwegukana iki gihembo cya Mashariki African Festival, dore ko benshi bagiye batanga kandidatire zabo, bakabakubita amakode, bakavuga ati reka tugerageze. Uwo muramuzi ni Mama Sava, nawe akina muri Papa Sava, akina ari umugore wa Papa Sava, dore ko hari abandi benshi bagiye batandukanye, hari ba Kibonke ndetse n'aba Regis, uwo bita Regis Captain, dore ko hari ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'uwo bita Ndimbati, muramuzi nawe akina muri Papa Sava. Rero ibi byamamare babashije kuba bafata kandidatire zabo, dore ko bari bujuje ibisabwa, dore ko babashije kuba bakina neza filime zabo, bakabasha kuba bazitwaramo neza. Abenshi bagiye banashimira ababajyanye mu mwuga wo gukina filime nyarwanda, bagenda babashimira bavuga ati mwarakoze, mwaduhinduriye ubuzima, dore ko nari nzi ko nshobora kugera ahangaha. Abakinnyi ba filime bagiye bashimira abaroromodo babo, bababwira ati mukomeze mutubere icyitegererezo, nubwo turi guhatanira iki gihembo cya Mashariki Festival, ndizera neza ko iki gihembo kizahabwa umuntu ushoboye, cyangwa se umuntu wabashije kuba yakora ibintu byiza cyane, cyangwa se umuntu wanditse izina. Mbibutsa ko Bamenya itsinda rye rigizwe n'abantu 120 kwa Regis, ubwo naho Regis nawe asigaye akina filime ze ndetse agakina n'uwo bita Big Mine Empire, ubwo bosi wabo ariwe cyangwa se Daddy Kiramani, dore ko ariwe usigaye ubayoboza inkoni y'icuma, ariko ntabwo byari byoroshye, dore ko abenshi bageze imbere y'abafana benshi cyane, bakabasha kuba baserebura, bakabasha kuba batanga n'ibintu by'amabu ku bantu batari baranditse izina. Hagiye harimo udutendo twinshi, dore ko hagiye haberamo n'utuntu twinshi. Bamenya, mbibutsa ko yize civil engineering, dore ko afite abantu cyangwa se abafundi 300 bubaka ibikorwa cyangwa se amazu, dore ko agenda anabitangaza avuga ati kwiga nibyo bya mbere kandi
gukomeza mugakora cyane, nibyo bizabagira abagabo cyangwa se nibyo bizabagira abo mwifuza kubabo. Hari benshi rero bagiye batanga inama, dore ko na Kiramani yabashije kuba yavuga ati mukomeze mudushigikire, biratunezeza bityo bikabasha kuba byatuma dukora ibintu byiza kandi bituvuye ku mutima. Nk'uko rero byinshi byagiye bivugwamo udutendo twinshi, buri kantu nawe yabashije kuba yaja muri ico gitaramo cyangwa se yitabira iryo rushanwa kugira ngo abashe kuba yahatana n'ibi byamamare byari byitabiriye iyi Mashariki African Festival, dore ko byagiye binavugwa ati uko byagenda kose hagomba kubonekamo uwegukana iyi modoka cyangwa se iki gihembo kizatangwa na Mashariki Festival. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, wibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo udufashe uduhe imbaraga yo gukora ibindi biganiro bizakurikira nawe bikugerereho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye.